Muraho neza abakunzi baguta, murakaza neza kuri sheni itagamije kugushimisha gusa, ahubwo igamije guhindura imitekerereze no kukwibutsa imbaraga zihishe muri wowe. Uyu munsi tugiye kwinjira mu ibanga ry'intsinzi n'ubukire bwahinduye amateka y'abantu benshi ku isi. Iyi ni incamake ikomeye y'igitabo cyanditswe kera, ariko amagambo yacyo aracyavugwa n'uyu munsi. Think and Grow Rich cya Napoleon Hill. Tugiye kwiga amahame 13 yafashije abantu nka Andrew Carnegie, Henry Ford, Thomas Edison n'abandi benshi guhindura ibitekerezo byabo bikavamo ubutsinzi, ubuyobozi n'intsinzi zidasanzwe. Niba ufite inzozi, niba wifuza kurengaho urubu, niba wumva hari byinshi wakora ariko ukabura guteresha intambwe ya mbere ngo utangire, iyi video ni yawe. Icara neza, fungura ubwenge kandi witegure kwakira ubwenge bushobora guhindura ubuzima bwawe burundu. Iyi ni Guta, aho ibitekerezo bihinduka imbaraga zifatika kandi zigaragara. Reka dutangire. Napoleon Hill ni umwanditsi wavutse mu mwaka wa 1883. Yanditse igitabo cyabaye cya mbere mu kinyejana mu kugurisha cyane ku bijyanye n'ubukire n'iterambere ry'umuntu cyiswe Think and Grow Rich. Iki gitabo cyasesenguye ubuzima n'imikorere y'abagabo benshi bageze ku ntsinzi ikomeye, barimo John D. Rockefeller, Henry Ford, Thomas Edison, Alexander Graham Bell n'abandi benshi bagiye batandukanye. Napoleon Hill yakoze ubushakashatsi ashaka kumenya impamvu abo bagabo bageze ku ntsinzi idasanzwe. Yibajije impamvu benshi bagira ubukire bwinshi n'amahirwe akomeye mu gihe abandi babura ibyo byose. Ibyo byatumye atangira urugendo rwo gushakisha amahame yihariye yabatandukanyaga n'abandi, maze ayashyira mu gitabo kimwe. Nubwo iki gitabo cyanditswe hafi imyaka 87 ishize, amahame arimo akora n'uyu munsi nk'uko byari bimeze icyo gihe. Hari amahame 13 afasha umuntu kugera ku ntego ze. None rero reka dutangire. Ihame rya mbere, icyifuzo, desire. Kugira intego isobanutse neza iherekejwe n'icyifuzo gikomeye kandi cyaka umubiri wo kukigeraho ni intambwe ya mbere y'ingenzi iganisha ku gutsinda no kugera ku nzozi zawe. Napoleon Hill asobanura intambwe 6 zifatika zifasha guhindura icyifuzo kikavamo ukuri. Intambwe ya mbere, menya neza ingano y'amafaranga ushaka, ntukavuge mu buryo rusange. Intambwe ya kabiri, witegure kumenya icyo witeguye gutanga cyangwa gukora kugira ngo ubone ayo mafaranga. Intambwe ya gatatu, ishyirireho igihe ntarengwa, ugira itariki nyayo ugomba kuba wageze ku ntego yawe. Intambwe ya kane, kora gahunda hanyuma uhite uyishyira mu bikorwa ako kanya nubwo waba wumva utiteguye bihagije. Ntutegereze igihe cyiza, tangira ubu. Intambwe ya gatanu, andika mu nyandiko isobanutse neza ingingo ya mbere kugeza ku ya kane, biba amagambo asobanutse yumvikana kandi yanditse neza. Intambwe ya gatandatu, soma mu ijwi rirangurura iyo nyandiko wakoze, ubikora ukimara kubyuka mu gitondo ndetse na mbere yo kuryama nijoro. Ugomba gusoma aya magambo nk'aho wamaze kugira ibyo wifuza byose, ntubisome nk'inzozi, bisome nk'ukuri kwabayeho. Napoleon Hill aravuga ati, ukwiriye kumenya uhereye hano ko utazigera ugira ubukire bwinshi cyane keretse ushoboye kwishyira mu muriro ukaze w'icyifuzo cy'amafaranga kandi ukemera mu mutima wawe kuzayabona. Muri iki gice havugwamo inkuru ya Edwin C. Barnes wagiriye urugendo muri New Jersey ashaka kujya gukorana ubucuruzi na Thomas Edison. Ikibazo cyari gihari nuko Edison atarazi na gato Barnes uwo yari ariwe, ariko Barnes yari yarihaye icyifuzo gikomeye. Kuba umufatanyabikorwa wa Edison ntibyabaye icyifuzo gisanzwe, byari icyifuzo gikomeye, gisobanutse kandi kigomba gusohora uko byagenda kose. Edison yahaye Barnes akazi, ariko si wa mwanya Barnes yaje ashaka. Barnes yashakaga kuba umufatanyabikorwa wa Edison, atari kuba umukozi usanzwe nk'abandi bose bakoraga mu ruganda rw'imashini nini z'ubucuruzi bwa Edison. Barnes yakomeje gukora Edison imyaka 5 yose, akora imirimo iciriritse kandi idafite izina rikomeye, ariko ntiyigeze areka icyifuzo cye cyo kuba umufatanyabikorwa wa Edison. Umunsi umwe Barnes yabonye amahirwe yo kugurisha imwe mu mashini Edison ye yaravumbuye yitwaga Edison. Itsinda ry'ubucuruzi rya Edison ntiryizeraga ko iyo mashini yazagurishwa, maze banga icyo gitekerezo cya Barnes cyo kuyigurisha. Gusa Barnes yakomeje guhatiriza, aza kubona amahirwe, yateguye gahunda yishyikiriza Edison yo kugurisha iyo mashini. Batangiye kuyigurisha ku bwinshi bakurikije iyo gahunda Barnes yahimbye. Ibyo byatumye Barnes agera ku ntego ye ndetse n'icyifuzo cye cyo kuba umufatanyabikorwa wa Edison kirasohora. Barnes yari afite intego isobanutse neza kandi yashyizeho imbaraga ze zose kugira ngo iyo ntego yigerweho. Yari ayifiteho umugambi uhamye uherekejwe n'icyifuzo gikomeye cyaka umuriro. Ihame rya kabiri, ukwizera ni imiterere y'ubwenge. Iyo ibitekerezo byawe n'ibyifuzo byawe bihujwe n'ukwizera, imiryango y'ubwenge butagira imipaka irafunguka. Iyo nta kwizera, ibyifuzo byawe bigaragara nk'ibidashoboka, bituma n'ubwenge bwawe bwo munsi, ubu buzwi nka subconscious mind, buzimya ibitekerezo by'ubuzima bwiza mbere y'uko utangira no kugerageza. Napoleon Hill asobanura amategeko yo kwizera, self confidence formula. Icya mbere, menya kandi wemere ko ufite ubushobozi bwo kugera ku ntego isobanutse y'ubuzima bwawe. Icya kabiri, ibitekerezo wemera
kubera ko bigutegeka ubwenge, amaherezo bihinduka ukuri gufatika mu buzima. Icya gatatu, icyifuzo ufite mu mutima kandi ugakomeza kugitekerezaho kenshi gishaka guhinduka ukuri igihe cyose. Icya kane, wiyandikiye intego yawe nyayo y'ubuzima kandi wiyemeje ko utazigera ucika intege kugeza uyigezeho. Icya gatanu, kugera kuri iyo ntego kwawe kuzagirira akamaro abandi bose, izagiraho ingaruka. Iyo ukoze ibintu mu buryo bukwiye, mu nzira nziza kandi ufite umutima mwiza, uzakura abantu bakwiriye kugufasha no gukorana nawe. Napoleon Hill avuga ko hari amamiliyoni y'abantu bemera ko bagenewe ubukene no gutsindwa bitewe n'imbaraga zidasanzwe bumva batabasha kugenzura, ariko ukuri ni uko aribo bihangira ibyago byabo. Uko kwizera kubi kwabo kubakwa mu bwenge bwo munsi, muri subconscious mind, bugahindurwamo ibintu bifatika mu buzima bwabo, bagahora ari abakene. Iyo uhinduye ayo magambo ukayareba mu rundi ruhande, usobanukirwa ko abagabo bageze ku ntsinzi ikomeye bavugwa muri iki gitabo batekerezaga. Mu by'ukuri ushobora gutekereza no kuvuga ibintu bigahinduka ukuri. Ni wowe ufata icyemezo cy'ibitekerezo uzahindura ukuri gufatika ukoresheje ukwizera. Ihame rya gatatu, kwiyumvisha no kwiyigisha, icyo bita autosuggestion. Autosuggestion ni uburyo ubwenge bwawe bwakira amakuru mashya hashingiye ku buryo watoje ubwenge bwawe bwo munsi kuyakira no kuyasobanura. Ibi bituma ibitekerezo byawe byoroha kwimukira mu bikorwa, bigakurura ibisubizo wifuza kubona mu buzima. Kugira ngo ugire ingaruka ku bwenge bwo munsi, ibitekerezo ubwenge bwawe bigomba kuba bisobanutse neza kandi byuzuyemo kwemera gufite amarangamutima. Napoleon Hill avuga ko nta gitekerezo na kimwe, cyaba kibi cyangwa icyiza, cyinjira mu bwenge bwo munsi kitanyuze mu ihame rya autosuggestion, uretse ibitekerezo biva mu mbaraga z'ikirere bita ida. Amakuru yose twinjiza binyuze mu byiyumviro byacu bitanu: kureba, kumva, guhumurirwa, kumviriza no gukoraho, abanza guhagarikwa n'ubwenge bwo gutekereza cyitwa conscious mind, ushobora kuyemera cyangwa bukayanga. Niyo mpamvu ubwenge bwo gutekereza bukora nk'umurinzi w'inyuma, burinda cyangwa bukakingurira ubwenge bwo munsi. Ihame rya kane, ubumenyi bwihariye, specialized knowledge. Intambwe ikurikiraho ni ugusobanukirwa ko kugira ubumenyi rusange bwinshi bidafite umumaro munini mu kubona amafaranga, ariko kugira ubumenyi bwihariye buteguwe neza mu rwego rumwe runaka bishobora kukugeza ku bukire. Umwe mu bagabo bakize cyane mu mateka yaravuze ati, Andrew Carnegie yavuze ko ubwe nta bumenyi yari afite ku bijyanye n'imikorere ya tekiniki y'inganda z'ibyuma, kandi ko atanabyitayeho. Ubumenyi bwihariye yari akeneye mu gukora no gucuruza ibyuma yabubonye binyuze mu bantu bagize itsinda rye ry'abajyanama b'inzobere, aba bise mastermind group muri iki gitabo. Ibi bivuze ko ugerageza kwegeranya ubukire atagomba byanze bikunze kuba afite ubwenge bumenyi bwihariye bwose bukenewe, ahubwo icy'ingenzi ni ukugira uburyo bwo kwegera no gukorana n'itsinda ry'abantu bafite ubumenyi bwimbitse kandi butandukanye. Itsinda ry'ubwenge bwihariye mastermind group ni ryo rufunguzo rw'intsinzi mu mishinga ikomeye. Ihame rya gatanu, uburyo bwo kwiyumvisha, imagination. Imipaka umuntu agira mu buryo bwumvikana iri mu rwego rwo guteza imbere no gukoresha imagination ye. Ibintu byose byatsinze ku isi, ibicuruzwa, serivisi n'ibikorwa, byose byatangiye ari igitekerezo n'ubwenge bw'umuntu. Napoleon Hill avuga ko hari ubwoko bubiri bwa imagination. Imagination ikomeye, iyi ni imagination ivuka mu kongera gutunganya ibitekerezo, ubunararibonye cyangwa ibyo witegereje mu gihe cyashize, kugeza aho mu bwenge bwawe haboneka igitekerezo wumva ari cyo cyiza cyo gukomeza. Iyo udashoboye kubona ibitekerezo bishya ukoresheje imagination, ushobora gukoresha imagination ihanga, iyo bita creative imagination. Imagination ihanga, iyo bita creative imagination, iyi ni imagination ivamo ibitekerezo bishya rwose, biva mu guhumekerwa, mu marangamutima cyangwa mu kwiyumvamo imbere ibitekerezo bitigeze bitekerezwa na mbere. Iyo ufite icyifuzo gikomeye, wibanda cyane ku byo ureba n'ibyo unyuramo, maze ukabibona mu yindi shusho nshya. Ibi bituma ibitekerezo bihanga byizana mu bwenge bwawe byoroshye, nta mbaraga nyinshi ubishyizemo. Impamvu ni uko ubuhaye ubwenge bwawe icyo bushaka gushakisha cyo bwibandaho. Iyi nyigisho ifitanye isano ikomeye n'igice cya autosuggestion. Ushobora kubikoresha mu nyungu zawe, ugatera imbaraga imagination yawe. Imagination ikora neza iyo ubwenge bwo gutekereza buri ku muvuduko ukabije, nk'igihe bushishikajwe n'amarangamutima y'icyifuzo gikomeye. Ntugatinye guhindura aho uri environment kugira ngo uteze imbere ibitekerezo bya bihanga. Kugenda mu ishyamba rifite ibiti n'imigezi karemano, kwicara muri cafe irimo abantu bafite imbaraga, cyangwa mu isomero rituje rifite urumuri ruciriritse, bishobora gutuma motivation yawe yiyongera, bigakangura igitekerezo cyihishe mu bwenge bwo munsi muri subconscious mind, cyangwa bigatuma wandika igitekerezo gikomeye. Ihame rya gatandatu, gahunda iteguye neza, organized plan.
Intambwe ikurikiye yo guhindura icyifuzo cy'amafaranga kikaba ukuri gufatika ni ugushyiraho gahunda isobanutse kandi ifatika. Napoleon Hill atanga ingingo enye zo guhora wibuka. Iya mbere atanga aravuga ngo iyunge n'abandi benshi uko bishoboka bafite ubwenge n'ubumenyi butandukanye kugira ngo bagufashe mu gushyira mu bikorwa gahunda yawe. Ugusubiza ku bufasha itsinda riguha mu gushyira mu bikorwa gahunda yawe, ugomba kumenya icyo buri wese azabona mu gusubizwa. Nta muntu ufite ubumenyi bwihariye wakorera ubuntu, nubwo ibyo azahabwa bitaba amafaranga, bishobora kuba ubufasha mu mushinga we, ubufatanyabikorwa mu kigo cyangwa inyungu mu bucuruzi. Ni ngombwa ko muhurira hamwe byibura 2 mu cyumweru kugeza igihe gahunda isobanutse neza izaba yakozwe. Ubumwe n'ubwumvikane hagati yawe n'abagize itsinda rya mastermind bigomba kuba byuzuye. Iyo bitameze bityo, hagomba gushakishwa igisubizo vuba kugira ngo mwese mugendere ku murongo umwe. Nta muntu ukurikiza iyi nyigisho wakitega kwegeranya ubukire adahuye n'inzitizi z'igihe gito zivanze n'intsinzwi z'igihe gito. Iyo gutsindwa bibaye, akenshi biba biterwa n'uko gahunda zitari nziza bihagije. Ni ingenzi cyane guhindura no kunoza gahunda zawe no kuyobora neza itsinda rya mastermind kugeza igihe uzagera ku ntsinzi. Uguma hagati niyigera atsinda kandi uwatsinze niyigera areka. Abayobozi benshi bakomeye batangiye ari abayoboke, babaye abayobozi beza kuko babanje kuba abayoboke b'intangarugero. Ubuyobozi busaba imico n'imyitwarire y'ingenzi 11 ikurikira. Iya mbere, ubutware budahindagurika. 2, kwigenga no kwifata. 3, ubutabera n'ubunyangamugayo. 4, gufata ibyemezo bisobanutse. 5, gahunda zisobanutse. 6, kumenya gukora ibirenze ibyo uhemberwa. 7, imico ishimishije kandi ikurura abandi. 8, impuhwe no gusobanukirwa abandi. 9, kumenya no kugenzura buri kimwe cyose detaye. 10, kwemera inshingano zose. 11, ubufatanye. Nta muntu uzi ubwenge cyane ku isi washobora kugera ku ntsinzi mu gushaka amafaranga cyangwa mu kindi gikorwa icyo ari cyo cyose adafite gahunda ifatika kandi ishoboka. Bityo jya wibuka ko iyo gahunda zawe zitanze umusaruro, gutsindwa kwabayeho si ugutsindwa burundu. Akenshi biba bisobanura ko gahunda zawe zitari zuzuye neza. Ihame rya 7, icyemezo, decision. Gufata ibyemezo byiza vuba kandi bidashidikanywaho ni intambwe ikurikiraho iganisha ku bukire no kuba umuyobozi ukomeye. Iyo uzi neza icyo ushaka, gufata icyemezo biba byoroshye kandi byihuse, ariko ntukitiranye gufata ibyemezo n'ibitekerezo byihuse bidafite intego. Iyo bikenewe, shaka inama ku bantu wizeye kandi bafite ubwenge, ariko ku iherezo ni wowe ugomba gufata icyemezo vuba kandi gihamye igihe bisabwe. Kubura icyemezo ni imwe mu mpamvu zikomeye zitera gutsindwa. Wibuke ko procrastination ari umwanzi kandi ari ikinyuranyo cyo gufata icyemezo. Isesengura ry'abantu amagana bageze ku bukire barenze miliyoni z'amadolari ryagaragaje ko bose bari bafite umuco umwe: gufata ibyemezo vuba no kubihindura gake cyane kandi bakabihindura uko byabaye ngombwa. Ko abantu bose bafite ibitekerezo byinshi biteguye kubigushyira igihe cyose wabyemeye. Iyo wemereye ibitekerezo by'abandi kukuyobora mu gufata ibyemezo, ntuzigera utsinda mu mushinga uwo ari wo wose, cyane cyane mu guhindura icyifuzo cyawe kikavamo amafaranga. Mu yandi magambo, iyo ibitekerezo byawe n'ibyemezo byawe bihora bigengwa n'ibitekerezo by'abandi, ntuzashobora kuguma mu murongo w'ubuzima bufite intego n'icyifuzo cyawe bwite. Ihame rya 8, kwihangana. Intambwe ikurikiye iganisha ku bukire ni ukwihangana. Kugira ngo wihangane, ugomba gukoresha imbaraga z'ubushake, cyo bita willpower. Ibaze iki kibazo: witeguye gukora ibyo ugomba gukora igihe utazi kugira ngo ube ushaka kuba? Kwihangana ni nk'ubwishingizi burinda gutsindwa. Igihe cyose ukomeje kugenda mu cyerekezo gikwiye, nubwo wahura n'intsinzwi nyinshi, amaherezo azagera ku ntsinzi. Iyo wihanganye, wiha igihe gihagije cyo guhura n'amahirwe mu gihe nyacyo. Umuntu wihangana ni ufite ibintu bikurikira: intego isobanutse, icyifuzo gikomeye, kwigirira icyizere self-reliance, gahunda zisobanutse, ubumenyi nyabwo, ubufatanye n'abandi, imbaraga z'ubushake, umuco mwiza habit. Abantu bake nibo bazi babikuye mu bunararibonye imbaraga nyazo zo kwihangana. Abo ni abantu batigeze bemera gutsindwa ko ari iherezo, ahubwo bakabifata nk'ikigeragezo cy'igihe gito kibafasha gukomeza urugendo batangiye. Abo nibo bantu bashyira mu bikorwa ibyifuzo byabo badacogora, ku buryo amaherezo intsinzwi zihinduka intsinzi. Ariko twe duhagaze ku ruhande rw'ubuzima tubona umubare munini w'abantu bagwa mu gutsindwa ntibongeye guhaguruka ukundi. Ihame rya 9, imbaraga za mastermind. Intambwe ikurikiyeho mu gukoresha imbaraga z'itsinda rya mastermind riri hafi yawe, ukarishyira mu murongo wo gushyigikira ibyifuzo byawe bikomeye. Mastermind ni uguhuriza hamwe ubumenyi, ibitekerezo n'ubwenge bigamije kugera ku ntego imwe isobanutse. Napoleon Hill asobanura ko hari ibintu 2 by'ingenzi bituma imbaraga za mastermind zikomeza gukora. Icya mbere ni inyungu mu by'ubukungu.
Iyo wikikije abantu biteguye kurenza ibisanzwe bakaguha inama, ubujyanama n'ubufasha mu rugendo rwawe, ubona inyungu ikomeye. Icya kabiri ni urwego rw'umwuka spiritual. Iyo ubwenge bubiri cyangwa burenze bwibanze ku gitekerezo kimwe, habaho umwuka w'ubwumvikane bigatuma ugera ku ntego yawe vuba kurushaho. Itsinda rya Mastermind rya Bwana Andrew Carnegie yari rigizwe n'abantu bagera kuri 50. Yari yikikije agamije gukora kwamamaza ibyuma. Yavuze ko ubukire bwe bwose abukesha imbaraga yakusanyije binyuze muri Mastermind ye. Itsinda ry'ubwenge rihuza imbaraga mu mwuka w'ubwumvikane, ritanga imbaraga zo gutekereza ziruta iz'ubwenge bumwe, nk'uko batiri nyinshi zashyizwe hamwe zitanga umuriro urenze uwa batiri imwe. Ihame rya 10. Amahame yo guhindura imbaraga z'igitsina. Napoleon Hill asobanura ko siyansi yagaragaje ibintu bibiri by'ingenzi. Icya mbere, abagabo bageze ku ntsinzi ikomeye ni abagabo bafite imbaraga z'igitsina zikomeye kandi ziteye imbere, kandi bamenye ubuhanga bwo guhindura izo mbaraga zikabyara umusaruro mu bindi bikorwa. Icya kabiri, abagabo bakusanyije ubukire bukomeye kandi bakamenyekana mu bitabo, ubuhanzi, inganda, ubwubatsi n'imyuga itandukanye, bashishikarijwe cyane n'ingaruka z'umugore mu buzima bwabo. Hill asobanura ko imbaraga umuntu yumva mu mutima iyo ashaka gushimisha cyangwa gutuma umugore amwishimira zifite imizi ikomeye mu ndangagaciro za muntu. Izo mbaraga zishobora gukoreshwa mu kongera ubushake n'imbaraga zo gushyira mu bikorwa ibyifuzo byacu. Nk'uko mu bihe bya kera cyane umugabo yashakaga imbaraga zo guhiga no kuzana ibiriwe kugira ngo agaragare nk'umunyembaraga kandi ushoboye imbere y'abagore b'itsinda rye. Ni nako no mu nyamaswa zo mu ishyamba iz'ibitsina by'igitsina gabo ziharanira kugaragara nk'izifite imbaraga kugira ngo zishimishe iz'igitsina gore zishaka kuzikurura. Umugore umugabo ahitamo kurongora ashobora kumwubaka cyangwa akamusenya, kuko umugabo agira ingaruka zikomeye kandi ashishikarizwa cyane n'umwuka w'umugore. Urukundo nta gushidikanya ni ikintu gikomeye kurusha ibintu byose mu buzima. Rutuma umuntu ahuzwa n'ubwenge butagira imipaka. Iyo urukundo ruvanzwe n'amarangamutima y'urukundo rw'imitsi twita romance, hakongeraho n'imibonano mpuzabitsina y'abashakanye, bishobora gutuma umuntu atera intambwe ndende mu guhanga no mu bikorwa bikomeye. Ihame rya 11. Ubwenge bwo munsi, subconscious mind. Subconscious mind y'umuntu yose ntiyigera iba mu busa. Niyo mpamvu ugomba gushyiramo ibyifuzo byawe ukoresheje ibitekerezo byiza. Ubusanzwe subconscious mind ya buri muntu wese ifatwa nk'ikiraro gihuza ubwenge busanzwe bw'umuntu ndetse n'ubwenge butagira imipaka, finite mind, uhabwa binyuze mu cyifuzo, kwizera n'amarangamutima. Ntushobora kugenzura burundu ubwenge bwawe bwo munsi, subconscious mind, ariko ushobora kugenzura ku bushake gahunda, icyifuzo cyangwa intego wifuza ko bihinduka ukuri gufatika. Amarangamutima mabi n'ameza ntashobora kuba mu bwenge icyarimwe, agomba kuba kimwe kigenzura gusa. Ni inshingano zawe kwitwararika ko amarangamutima meza ariyo agenga ubwenge bwawe. Kugira ngo utoze ubwenge bwawe bwo munsi, ugomba kubutungisha amarangamutima meza n'icyifuzo cyiza, ukwizera, ishyaka n'ishimwe, aho kubuha ubwoba, ishyari, urwango n'umujinya. Tekereza amarangamutima nk'umusemburo mu mugati, niwo utuma igikorwa kiba. Kugira ngo ubwenge bwo munsi bukore, ugomba gutangirana n'amarangamutima akwiye. Ihame rya 12. Ubwenge, the brain. Ubwenge n'imyivumbagatanyo y'ubwenge bwawe ntibigaragarira amaso y'umubiri, ariko birahari. Nk'uko umurongo wa radiyo uba uhari igihe uri ku murongo frequency ukwiye. Vibration y'ubwenge iri ku muvuduko mwinshi cyane itwarwa nk'ikirere ivuye mu bwenge bumwe ijya mu bundi. Igitekerezo n'imbaraga zigenda mu muvuduko mwinshi cyane. Igitekerezo cyongerewe imbaraga cyangwa gihinduwe n'amarangamutima akomeye kigenda ku muvuduko urenze cyane w'ibitekerezo bisanzwe, kandi ubu nibwo bwoko bw'ibitekerezo bushobora kuva mu bwenge bw'umuntu bukagera mu bundi binyuze mu mashini yo kohereza ibitekerezo yitwa ubwenge bwa muntu. Ahangaha Napoleon Hill iyo ahageze asobanura ko ubwenge bwo munsi ariho ubwenge busanzwe bwohereza ibitekerezo, nk'aho ari sitasiyo yo kohereza bigatambuka muri ida. Iyo ida igasubiza ubutumwa mu buryo bw'ibitekerezo byinjira muri imagination ihanga, ariko gusa iyo ubwenge bwawe buri ku muvuduko frequency ihagije yo kwakira ubwo bwenge butagira imipaka, infinite intelligence. Ihame rya 13. Icyiyumviro cya 6.
Icyumviro cya gatandatu niyo hunch wumva, bya byiyumviro bigutera kumva hari icyo ugomba gukora kandi akenshi akugirira akamaro gakomeye. Ibi ni imagination y'ihanga yawe iri kwakira ubutumwa buva muri Ida ikagerageza kukubwira ikintu cy'ingenzi. Icyumviro cya gatandatu gicana ibitekerezo n'ibyumviro mu bwenge bwawe kikabyibutsa guhumekerwa inspiration. Iki gice cyashyizwe mu gitabo kuko Think and Grow Rich cyanditswe n'inyigisho yuzuye igamije gufasha umuntu kwiyobora neza kugera ku byo asaba ubuzima atayobye. Aho intsinzi itangira n'icyifuzo, aho irangira n'ubumenyi butuma usobanukirwa, kwisobanukirwa wowe ubwawe, gusobanukirwa abandi, gusobanukirwa amategeko ya kamere no gusobanukirwa no kumenya ibyishimo nyabyo. Ibi byose ni byinshi kubyakira icyarimwe, niyo mpamvu ugomba gusoma ibitabo inshuro nyinshi kugeza igihe ukuye mu mwimerere wabyo nk'uko bakora mu mwimerere w'igufwa. Niba wageze hano bivuze ko ufite inyota yo gukora no guhinduka. Ibyo wumvishe uyu munsi si amagambo yo kukunezeza gusa, ni amahame ashobora guhindura ubuzima bwawe niba uhisemo kuyashyira mu bikorwa. Wibuke, icyifuzo ni intangiriro, icyemezo ni intambwe, kwihangana n'urugendo, kandi ibikorwa nibyo bihindura inzozi ukuri. Ntugategereze igihe cyiza, tangira ubu. Tangirana n'igitekerezo kimwe, icyifuzo kimwe, intambwe imwe. Amahame twaganiriyeho yakoze ku bandi kandi ashobora no gukora kuri wowe. Niba iyi video yagufashije, kora subscribe kuri Guta, ukande kuri like kandi usangize abandi bashaka gukura nk'uko wowe ubishaka. Ibitekerezo byawe bifite imbaraga kurusha uko ubyibwira. Zikoreshe. Tuzongera guhura mu yindi nyigisho igukura mu bisanzwe ikakujyana mu rwego rushya. Iyi ni Guta. Murakoze cyane. Murabeho kandi mukomeze gutera imbere.